Impaka zidasanzwe no kutumvikana mu nama y'abayobozi muri guverinoma y'u Rwanda bitewe n'amategeko mashya agiye gushyirwaho, yaba ayemejwe n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, abadepite n'abasenateri. Buri bose bafite ingingo zabo z'ibyo bemeje n'ibyo baganiriyeho, ndetse bigomba gutangira gushyirwa mu ngiro muri uno mwaka wa 2026. Birimo ibyo tugiye kuganiraho bigomba kuba. Ese wari ubizi ko nudafata indangamuntu, iyi ndangamuntu igiye kuzana nshya ndetse ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, harimo serivisi utazigera uhabwa, ubuvuzi, ukaba utajya kwiga, utasaba akazi n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi cyane. Yewe nko kuba utajya n'ahantu ngo winjire ahandi bantu bagiye utakoresheje ino ndangamuntu isanzwe itangwa na leta igiye gusimbura izindi zisanzwe zikoreshwa. Bati gute? Ndaje mbivuge ko nabyo byaganiriwe n'abayobozi. Ikindi mu byaganiriweho ni ikoreshwa ry'umuhanda n'amafaranga agiye kuzajya acibwa abantu bazajya basanga banyweye alcool. Gusa nanone ibyo ngibyo bikavuga ko atari amafaranga gusa bazajya babaca ngo banabafunga iminsi 5 gusa, ahubwo n'ibinyabiziga byabo bizajya bifungwa kandi nabwo ubwabo babanza bitangira amafaranga kugira ngo bigombozwe. Mu gihe amafaranga adatanzwe, icyo kinyabiziga urabizi ko gitezwa cyamunara nk'uko musanzwe mubizi. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Gatatu rero, bamwe mu badepite bavuze ko ibyo ngibyo bidakwiye, ngo kuba ikinyabiziga kiba cyanyweye esase na mazutu, ariko ngo ntabwo ikinyabiziga kiba cyanyweye alcool ngo kinywe ibisindisha. Bityo rero ngo bakaba batumva ukuntu umuntu azajya afungwa n'ikinyabiziga kigafungwa, bakumva bazajya bafunga umuntu, noneho umuntu akaza, cyangwa se uwo nguwo wari utwaye imodoka akaba yahamagara mugenzi we akaza akamutwarira ikinyabiziga akakimujyanira mu rugo, uwo nguwo nawe igihe cyazagera cyo gufungurwa akarekurwa, ariko badafunze ibinyabiziga. Ibyo ngibyo nubwo byavuzwe gutyo, bamwe bavuga ko ari ukurengera abanyamaguru ndetse n'abandi bakoresha umuhanda. Impanuka zimaze kuba nyinshi cyane mu Rwanda kandi zihitana abantu benshi cyane mu Rwanda. Impanuka bivuga ko ziterwa n'abamotari, yewe n'abashoferi, by'umwihariko abamotari mu mujyi wa Kigali n'abandi bo hirya mu gihugu hose. Ku bijyanye se n'imodoka z'amabisi zigiye kuzanwa, zigiye gusa nkaho zisimbura amamoto. Ahantu moto yagenderaga amafaranga 500, imodoka ya bisi z'abakebisi zigiye kuzajya zigendera amafaranga 400 kandi zihute, zigende nk'abamotari nta bya bindi byo gutinda mu nzira, kubera ko zamaze guhabwa umuhanda wazo zonyine zigomba kugenderaho. Ibyo byari iby'abadepite. Reka tumve no ku byemezo by'inama y'abaminisitiri n'iby'irangamuntu byose, tugiremo gake gake twihuse cyane. Nanagusaba gukanda buto yanditseho subscribe. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ishyirwa mu bikorwa cyangwa se isinywa ry'amasezerano y'amahoro ndetse n'ubufatanye mu by'ubukungu ryabaye Ukuboza igiye gutangira gushyirwa mu bikorwa na guverinoma y'u Rwanda. Wibutse ko iryo sezerano cyangwa se ibyo ngibyo inama y'abaminisitiri byavuze ni ibyasinywe ku itariki 4 Ukuboza 2025 hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubwo gushyira mu bikorwa rero ibyemejwe kandi mu masezerano y'i Washington, gushyira inzira y'amahoro y'Idoha ndetse no gukomeza kugira uruhare mu biganiro biyobowe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe mu buryo bwo butabogamye kandi bugamije gukemura ibibazo by'umutekano by'impande zose zirebwa n'ibyo biganiro. Kandi inama y'abaminisitiri yagejejweho ibikubiye mu bushakashatsi bwa 7 ndetse ku mibereho n'ubuzima bugaragaza ko hatewe intambwe ishimishije ku bipimo ndetse bitandukanye. Inama y'abaminisitiri kandi yiyemeje kongera imbaraga mu buryo Abanyarwanda bose bazarushaho kugerwaho na serivisi n'ibikorwa by'ubuzima mu buryo bworoshye. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejweho uko ingamba ndetse n'igihe cy'ihinga cy'umuhindo cya 2026 gihagaze, ndetse banashimangira ingamba zo kurushaho kongera umusaruro w'ibihingwa, uburyo bunoze bwo gusarura ndetse no guhunika imyaka ndetse no guhuza umusaruro n'amasoko. Ibyo ni ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Za ndangamuntu nababwiraga mugomba kutazayifata, hari serivisi nyinshi utazigera uhabwa kandi uzaba wabigizemo uruhare. Minisitiri w'uburezi kandi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko u Rwanda rwatorewe kwakira icyicaro
cy'ubunyamabanga buhoraho bw'ihuriro rigamije guteza imbere ubuhanga n'ubumenyingiro mu ikoranabuhanga PASAT. Kandi Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina buteganyijwe kuba ndetse rigiye gutangira mu gihugu hose. Kandi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki kuva ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere 2026 hazihizizwa umunsi mpuzamahanga ndetse w'abantu bafite ubumuga. Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere 2026 hazizihizwa umunsi mpuzamahanga kurwanya ruswa. Kandi Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki 12 ndetse hazizihizwa umunsi ngarukamwaka wo gushimira abasora ibijyanye n'imisoro. Nabyo muri kubyumva neza, muri kubisobanukirwa gake gake mwicecekeye ndabizi. Dukomeze n'ibindi twumve uko bimeze. Raporo rero y'ibaruramibare ya leta ihujwe n'umwaka w'ingengo y'imari 2025-2026 ndetse n'itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro. Igenamigambi ry'igihugu ryerekeye ishoramari mu micungire irambye y'ubutaka. Ibyo ngibyo nabyo ni ibyaganiriweho. Akaba ari amateka ya Minisitiri ashyiraho ibishushanyo mbonera ku by'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka ndetse mu turere tugiye dutandukanye harimo Bugesera, Gatsibo, Kamonyi, Karongi, Kayonza, Nyabihu, Nyamagabe, Nyamasheke, Nyanza, Ruhango na Rusizi.